umva ijambo nkuzaniye riravuze ngo nubwo ibyanzi bawe babaye benshi, nubwo ibiguhiga bibaye byinshi, nubwo ibikurwanya bibaye byinshi, kandi bikaba bizanye ubukana, Uwiteka bireba uyu munsi mvugira ngo amen. Umwana w'umuntu yabireba ntagire icyo akora, umugabo yabireba ntagire icyo akora, mukeba wawe yabireba ntagire icyo akora, mabukwe wawe yabireba ntagire icyo akora, ariko haleluya haleluya, Imana y'amahoro ikurebere abanzi bakwanga muri iyi minsi, abakwanga urwango rw'inkazi Imana ibarebe, nibarebe Imana igira icyo ikora mvugira ngo amen. Tuzi neza ko Imana iyo irebye ikintu hari n'ikindi rema, tuzi neza ko Imana imaze kubona ikintu yongera igatanga icyerekezo, twari twarabuze icyerekezo. Imana y'amahoro ibyo byari byigize karande, abo bari bigize inkazi ku buzima bwawe, ibyo byari byigize intambara itarangira, Imana ibirangize muri iki gitondo mvugira ngo amen. Dukomeze. Yes, turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ube kumwe namwe. Turagusuhuje wowe wahisemo neza gukurikira Hinduka Official, nkwifurije kugubwa neza no kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri, ariko Kristo ari ubigizemo uruhare. Ni wowe wakoze subscribe, mbere yo kugushimira, share na comment, turarushimira. Nawe utarabikora tugushikarize kugira ngo bikore, ukomeze kudushigikira, dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, turushaho ku muryango mugari, twamamaza ibya Yesu, kandi nzi neza ko mu Imana izagirira neza twese turimo. Nukuvuga ngo mu bantu benshi Imana yiteguye kugirira neza, nawe uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana kuri iyi cano mvugira ngo amen. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, ubwira atabara abayisirayeli nawe ze kubonekamo, niryo jambo nkwifurije, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero naje kureba Mukeshimana Julienne. Yesu ashimwe. Nakoze kuza kundeba. Yego. Dutangize n'isengesho bwa Imana itiyoboye. Yigize ngo uracyabasetsa, niyo mpamvu nanjye narimbaye ndetse. Hanyuma tutarasenga nabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, mbifuriza kugubwa neza muri uyu mwaka cyangwa se muri uku kwezi. Imana y'amahoro itanga ingabo nyinshi ku buzima bwanyu, kandi Imana y'amahoro buri muntu wese tugiye gukorana iki kiganiro tukagitangirana tukanagisoza. Imana y'amahoro kwitanga wagize cyangwa se kuko kwizera wagize ko hari icyo uri bubone muri iki kiganiro, Imana y'amahoro isubize kwifuza ko abantu turi kumwe muri iki kiganiro. Amen. Sinzi niba byumvise. Ndabyumvise. Nari mvuze ngo buri muntu wese kubwo kwitanga kwe, mu ruhande rwo no kudukurikirana, buri muntu wese kucyifuza afite, mbese mu byamunaniye cyangwa se mu byamugoye, Imana y'amahoro itanga ibitambo biboneka ku buzima bwe, ica inzira aho zitari, nibyo mbifurije muri iki gitondo. Hanyuma reka dutangize isengesho dusenga. Amazina yanjye baye babwira Mukeshimana Julienne. Yego. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri yo kwizerwa kandi uzegerwa n'abera, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko watwitangiye ukaturengera, mu ijoro habamo ibintu byinshi, ariko twasinziriye turabyuka, izina ryawe nirishimwe. Hari abasinziriye ntibabyuka, hari n'ababyutse ari bazima ariko uyu munsi bamaze gukurwa mu mubiri, ariko twebwe uracyatuzigamye ntuhabwe icyubahiro. Sengeye abadukurikiye, abari mu mahanga atandukanye, abo turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, abo bose ndabakweretse, sinarondora ibibaruhije n'ibibagoye kuko wowe urabizi. Waravuze ngo tuze twenyine twihererane nawe, uyu mwanya tuje kwihererana nawe kubw'ibyo wavuganye natwe, kugira ngo tukubwire ibituruhije n'ibitugoye, ko twamaze kumenya ko ari wowe karuhura, twamaze kumenya ko ari wowe murengesi, ni wowe ugiye kurengera ubwoko bwawe, ntukire kutumara agahinda, ntukire kudukura mu byago n'amakuba. Hari ababyeyi badukurikiye nubatabare, hari abagabo badukurikiye nubatabare, abasore n'abakobwa ni nkuko, ingeri zose nuturengere, dukure muri ntibishoboka tumazemo igihe kirekire, dukure ku musozi w'igisuzuguro tumaze igihe kirekire, nyiribihe uduhe gutamika ku buzima bwacu, kubera kuri Imana y'amahoro. Tugiye gutangira aya materaniro, nutangirane natwe kandi usozanye natwe, kubera kuri Imana ishobora byose. Ndabizi kugiye kubaka imitima isenye yayisenyutse, ndabizi kugiye gukomeza abari basa n'abari basenyutse, ndabizi kugiye kongera kubaka imibiri yacu ndetse n'ubuzima bwacu, kandi urakoze ko hari icyo uje gukora ku byifuzo dufite. Bisenze Imana mbyize ngwaye, karibu n'ikaze, ni mu izina rya Yesu, amen. Julienne komera. Ndakomeye. Twabirukanaga ku cyumweru, umunsi turi kuwa gatandatu, iminsi 6 ni myinshi. Ni myinshi cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umuririmbyi we yaravuze ngo twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubonana, dufite ibyishimo. Yemwe bagenzi dukunda, nta kibi twibuka, mu byo twafata
turabashimira. amen. Ako ngako buriya nako kari kumfasha. Yego. Ariko impamvu kamfashije nuko abantu badukunda natwe tubakunda. Yego. Kandi na Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Bivuga ngo batamukunda ntago abakunda se. Nkunda bankunda. Yego. Kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. None si Yesu ureka nkubwire wabona Yesu utamushatse? Oya. None si ubwo ukumva icyo yavuze yaribeshe. Oya, ikintu maze kubona ibintu byose rata bisaba gushishikara. Bisaba gushishikara. Umugisha urakorerwa. Hari akantu mukanya mbonye ntago ndakabati reka mbivuge. Nibyo bakasiba isenya. Yego. Hari umuhanuzi mugenzi wawe ntabwo muziranye ariko nge turaziranye. Yego. Abyutse ari kwandika ahantu ati ndikumva nkeneye umuhanuzi wo kunsengera. Yego. Ngenda mwiyorani groupe duhuriyeho ndicecekera. Ca mu gikari ndamuhaza nese wabonye umuntu wo kugusengera. Arampamagaye nibwo twe tugisetinga ukicara ugango dukora ikiganiro. Kugira ngo dukore ikiganiro. Ndamuguhaye nti uyu muntu nagusengera. Yego. Uramuhanuriye nawe araguhanuriye. Imana ishimwe ko nakiri ubuhanuzi muri iki gitondo nanjye ndabyibutse. Nukuri pe. None Julien. Karame. Ubwo ikintu aguhanuriye. Nigisahora kuva nge mbahuje ntuzampitura. Amanuriye ibintu byinshi kandi nanjye mfiteho ibimenyetso byinshi, mfiteho n'amakuru. Yego. Ariko mpamya ntashidikanya ko bizasohora. Nukuri. Ariko kubera ko ari wowe bigizemo uruhare. Yego. Ituro rizaboneka. Nukuri pe. Mpamya ntashidikanya kandi mbyizeye ko ituro rizaboneka. Yego. Rero impamvu ndirimbye umuririmbyi nuko nzi ko ikintu cyose cyangwa se umugisha urakorerwa. Yego. Ntabwo ushobora kubona umugisha utawukorera. Habirasohoka ko hari umuntu guhamagara ngo nsabira umugisha. Ndagusabira umugisha ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Kuko icyo nari mbivugiye uremeye usengera uriye. Yego. Nta nubwo wari uzi ko ari umuhanuzi, ubwo wumvise ko ari umuntu tuzeranye gutya gusa. Nahise ari umuntu wo muri famiye yawe. Ndabati ntacyo kamufashe kubera ko angiriye icyizere. Yego. Yego. Ariko buriya Imana yo yari izi ko arankoreraho umugisha nanjye nkamukoreraho umugisha. Yego. Umugisha urakorerwa. Umugisha urakorerwa. Ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo unsabire umugisha cyangwa se ngo Imana iguha umugisha ntacyo wakoze. Biragoranye cyane. Kuko uwinjira no muri beravuze ngo nkunda bankunda. Yego. Kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Ntushobora kubona umugisha utawukoreye. Yego. Bishatse ko n'Imana ntushobora guhura nayo utayishatse. Oya. Umanza yaravuze ngo nidutere intambwe imwe nayo izatera 99 igira gute? Idusanga. Hanyuma bishatse kuvuga ngo nimba hari icyo ushaka kubona, hari n'ikindi wigoma kabisa. Iyo utagize icyo uhomba ntugira ikindi ubona. Nukuvuga ngo nimba ukeneye Imana urava mu byaha. Yego. Sinzi niba unyumvise. Ndabyumva. Niba ukeneye kigendana n'Imana urareka ubusambanyi. Yego. Niba ukeneye kurarana n'Imana urareka uburozi bwawe cyangwa se ureka inzaratsi zawe cyangwa se uve mu kagambane kugira ngo ugendane. Ntago Imana ushobora kugendana nayo uri mu kuroga. Ntago Imana ishobora kugendana nawe mu busambanyi bwawe. Ahubwo hari ibyo witandukanya nabyo kugira ngo wongere ubone Imana nayo igira n'ubusabane n'Imana. Yego. Rero niyo mpamvu yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Rero ntago Imana upfa kugendana nayo. Hari umuntu herutse kumpamagara ambwira ngo nshaka kugira ngo ngira hejo hazaza hanjye. Urumva ukuntu yambwiye? Nubwo yanansurira ati wenda Julien umeze ute ndi runaka ntuyahamva. Nubwo yambwiye ngo ngenzwa ni yambwiye ngo ni wowe Julien. Yego. Ni wowe bwira abantu hejo hazaza nanjye nabwira nturabizi. Ntabwo ari Julien ubabwira hazaza ahubwo Imana indimo. Iyo ngiriye icyizere irabikubwira kandi bikubwira gute? Ibicisha kuri Julien. Kubera isi Imana ifite intumwa ikoresha nkuko nawe ufata umwana ukamugirira icyizere ukagira gute? Ukamutuma. Hanyuma ujye umenya gutandukanya. Si Julien ukubwira hawe hazaza. Julien ndi mu mubiri sinabikubwira. Julien ndi mu mubiri sinamenya ko waburaye. Julien ndi mu mubiri sinamenya ko ukeneye umugabo. Julien ndi mu mubiri sinamenya ko ukeneye urubyaro. Julien ndi mu mubiri sinamenya ko baguhaye priyave mu bukode. Ariko Imana ndimo. Haleluya. Iyo yangiriye icyizere tukagirana ubusabane nibirenza hejo hazaza irabimbwira. Yego. Rero kubimbwira sinirata ibyo ngibyo kuko nge sinabyishoboza ahubwo nirati yampamagaye ikangirira icyizere. Rero siko buri munota kandi Imana ivuga buri segonda siko Imana ivuga. Turashobora no gusengana Imana igaceceka ariko amahirwe menshi nagikunda kuncecekana kabisa.
oya nanjye igihe nakuboneye ntabwo uri muri ba bandi bikebagura kugira ngo babanze amahirwe menshi ntabwo ikunda kunceceka ariko sibyo nirata iyo rero ingiriye icyizere tukagirana ubusabane birashoboka ko yambwira ati Julienne mbwirira konkurude ko mbigenje gutya mumbwiriye ko muhaye ubuzima mumbwiriye ko mwishuriye ideni runaka mumbwiriye ko mwubakiye mumbwiriye ko abana be bahaye umwana mumbwiriye ko ngabuye Imana iragabura Imana ikambika Imana igatanga ubuzima Imana ikanabyibuje cyane ariko ibikora ku muntu umeze gute wizeye yego rero uwo muntu yaramamagara ambwira ngo nkeneye ko mbwira ejo hazaza hanjye ese ukeneye ko nkubwira ejo hazaza inshuti yanjye uri muntu ki ukeneye ko Imana ikuvugaho uri muntu ki niye ntambwe wateye kugira ngo Imana igirane nawe ubusaba yego iyo ngeze amitama ngo Pasquad ni ukwihana ukizera kugira ngo ubwe ntabwo yarateye kwa kuguhamagara intambwe yarateye yari ukumamagara ariko ntabwo yayiteye neza ahubwo yayiteye nabi urumva we yamfashe nk'umupfumu nimbivuga gutyo byumva Warya ngo ni we Julienne. Hajya ni we Julienne. Ubwira abantu narakubonye kugira ahantu hazaza, nkeneye kumbwira ahantu ahazaza hanyu. Hano birashoboka ko udefanda no kumuntu kuva atindi runaka ariko ari service nkeneye. Cyangwa se naragukunze. Yego. Ibi ngibi kubivuga suko bigisha kubivuga. Buri muntu wese afite imvugo akoresha. Ariko Julienne ariko nkurahije nukuri kw'Imana imbere ya kamera n'imbere yawe. Nuzo kumbwira ngo nkubwira ahaje hazaza hawe. Ntabwo nta mwanya ngo hari imvugo kuko umufashe nk'umupfumu. Hari imvugo sibyo ituma n'umuntu ajya mu mavuta. Yego. Ko dukorana ibiganiro byinshi buri gihe ntitwivuga. Cyane. Sibyo nitubazanya makuru. Kandi ibuka ko n'umurimbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye. Kandi iyo ugize amahirwe ukagira isoni z'ibyaha. Ubu uri n'umukandida wo kwihana ibyo byaha. None umuntu kuguhamagara. Allo. Muraho neza mukozi w'Imana Julienne. Nitwatuma Imana Concorde mperereye Musanze. Nabonye ikiganiro cyawe kuri Concorde TV show cyase kuri Hinduka official cyase ku yindi channel. Ese mwaba mufite umwanya ko nifuza ngo dusengane? Mumfashe gusenga. Nukuri uwo muntu ntabwo wabura nabazanye n'ikinyabupfura ubundi hari ibintu abantu tutarasobanukirwa. Birashoboka ko abantu bakoresha iyo mvugo ko yo kumenya hejo hazaza habo kandi ni koko Imana yabishatse igihe yabibabwira ariko reka mbabwire kano kantu kandi ntabwo ari Julienne ubivuga oya kandi twamaze kumenya ko Imana ntago ivuga buri sogonda ahubwo igihe Imana ishakiye gukora Imana irakora. Hari umuntu wambwiye ejo bundi arambwira ngo hajya nta kintu Imana iramvugaho nabwira ngo Imana ni icecetse biri kugira gute iri gukora. Iyi Imana icecetse nabwo ibiri ntago Imana ikora rukiri kukuvugisha gusa. Niyi cecetse kugira ngo ujyamo byuke ibiri gukora. Niyi cecetse ukabyara udakoresheje imiti runaka Imana ibiri gukora. Niyi gabu yabandi babura Imana ibiri kugira gute Imana ibiri gukora. Shuti yanjye dutandukanye imvugo y'Imana. Nukuri. Hanyuma nuza kubona na Julienne nakwitabye ntagaruka kwanga. Julienne nanjye ndi umuntu nkeneye kujya nkeneye kwambara nkeneye no kwisiga amavuta. Nanjye hari gihe mba ndi guca incura ahantu runaka. Kandi wibuke ko umpamagara hari nabandi 50 cyangwa 100 bampamagaye mbere yawe. Hanyuma mu gihe wampamagaye ntumbonye gihe wibuka ko hari abandi ndi gufasha cyangwa ndi ku bitaro runaka cyangwa nanjye ndi guca incuro zo kugira ngo mbone uko ndarandiye. None se reka nze nkubwire. Ubu nkoze umushinga wo kubitaba gusa. Julienne najya gute? Mwaze umushinga wo kubitaba gusa amavuta nakwisiga yaturuka. Se mwaze umushinga wo kukwitaba gusa nshimye ko hari nabampamagara kuri WhatsApp. Ntafite megabyte wampamagara. Oya. Ahubwo kandi ko nzifite umuntu dufitanye gahunda tambo. Rero mu gihe wampamagaye ukambura ukanyandikira ukabona urambuze. Tujye tugerageza kwihangana. Hari igihe umpamagara ariko mu byukuri si wewe wenyine. Cyangwa se ukanyandikira ukabona singusubije. Hari igihe unyandikira mu gitondo wenda singira amahirwe yo guhita njya kuri WhatsApp ngo mbirebe cyangwa se megabyte zashize. Mu gihe ngiye ngasanga mbere yuko unyandikira nyuma yawe hanyandikira abandi bantu barenga 100 kugira ngo ba bantu basubize kandi ndi no mu yindi mirimo biba bigoye. Ahubwo tujye twihanganirana Imana nijye bishaka tuzajya tugira gute tuvugana kandi niyo unyandikiye nkagusanga ntago nsengera abandi nkwibagiwe. Ahubwo mvuga ngo buri muntu wese senga muri rusange nka nawe nkagusengera. Rero tujye twihanganirana muri iki gitondo turi mwisi kandi siratugora ise tuyikeneramo ibintu byinshi. Hoya mu buzima intwaro kwihangana
intwari ni ukwihangana. Tujye twihanganirana, unyihanganire nanjye nkwihanganire, kandi nzi neza ko Imana izatugirira neza. Nzi neza ko niba Imana yashatse kukuvugaho cyangwa sinshobora kugumana ibintu bitari ibyanjye. Uko biri kose, aho waba uri hose, imbwira ati Julienne haguruka ugira uwava, ujye kumbwira Damascene ko mutabaye, ni koko ndahaguruka. Yego. Niba intumye Uganda ndajyayo kuko niyo yangiriye icyizere. Niba intumye Musanze ndajyayo. Aho uri hose Imana yakuntumyeho, ntabwo Imana ijya yitiranya amazina. Mu bantu 1000 bafite kuri telefone cyangwa 100 Imana yakuntumyeho ntabwo yitiranya izina. Niko ibintu bimeze. Reka twigire umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yego. Ariko nkunda kuvuga ngo tutarinjira mu ijambo ry'Imana, wowe utwumva cyangwa utegeye amatwi iki kiganiro, aha ntago nzinguriye, waba uri mu office runaka, waba uri mu kazi runaka, waba uri mu nzira ugenda, ariko ukifungura iki kiganiro ukumva ko tugiye kumva ijambo ry'Imana, uce bugufi mu mutima wawe ubwira Imana ngo mbese iri jambo ngiye kumva ntabwo ari ubuhanuzi bwanjye, ese iri jambo ngiye kumva ntabwo ririmo ibyanjye, ese iri jambo ni nde ribwira. Hanyuma numara kwitekerezaho ugasanga hari icyatuma Imana itakwishimira, uce bugufi mu mutima wawe. Ntabwo nkubwiye ngo upfukame mu nzira ugenda, ntabwo nkubwiye ngo upfukame mu isoko urimo, oya, ahubwo guca bugufi ni mu mutima wawe. Icyo urumva kigucira urubanza, uce bugufi ubwira Imana igire gute ikwezi. Hanyuma Imana nimara kukweza guhe no kwizera. Ndabizi ko kwizera kurema ibitari biro bikagira gute bikabaho. Kwizera gufata ibyari byarangiye bikongera bikaba ibintu bizima, nawe ugatungurwa mbese ko nubigenze. Rati Imana iguhe kwizera, nanjye Imana ime kwizera, kandi mpamya ntakidikanya ko iri jambo ry'Imana tugiye kumva hari ibintu bigiye gukurwa ku buzima bwacu. Hari ibintu byigize karande ku buzima bwacu bigiye gukurwaho muri iki gitondo. Hari ibintu twaburiye icyerekezo, Imana igiye guha icyerekezo. Hari abarozi bakugize imbata, hari abarozi bakugize akarima k'igikoni, uyu munsi bagiye gukurwa ku buzima bwawe. Mvugira ngo amen. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Zaburi. Mvuze ngo tugiye kumvana ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Zaburi 25. Sinzi niba ubyumvise neza. Zaburi ya 25. Mvuze ngo tugiye kumvana ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Zaburi ya 25. Zaburi ya Dawidi. Turasoma duhereye ku murongo wa 19 turageza kuri 21 kugira ngo twumve uko Umwami Imana tubwiye. Hanyuma tutarasoma tugiye kumanza twasengera ijambo ry'Imana. Ndikumva ufite imbaraga, ndikumva abaratabarwa nawe uyu munsi utabarwa. Uyu mukozi ku murimo n'Imana yemera. Numva nawe ubyizeye kandi numva nawe babishizemo imbaraga. Mu bantu baratabarwa rero uyu munsi Imana nawe igutabara. Mu bintu tugiye guha priyave mu byare bitugoye, nawe ugira ibintu uha priyave twasenze. Mu bintu tugiye gukura ku buzima bwacu, nawe Imana igira ibyo ukura ku buzima bwawe. Ibyakwigizeho karande birahari, ibyakwiyobaranyije igihe kirekire birahari. Uyu munsi hari ibyo tugiye guha priyave ku buzima bwacu. Mvugira ngo amen. Mana mu izina rya Yesu, nunyemere tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihora risengeye, kandi ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu. Ijambo ryawe rirubaka kandi rigasenya, risenya imigozi yari tuboshe mu izina rya Yesu. Yubaka ibyari byarasenyutse ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Nunyemere ntabwo dusengeye ijambo, ahubwo ijambo rihora risengeye. Nsengeye umwana wawe Julienne ugiye kuvugira ijambo, numuye ko asamurangururira ubwoko bwawe, kandi buri wese ugiye kumvira ijambo umuhe kuryumva ndetse no kuryumvirana mu izina rya Yesu. Amen. Reba abanzi banje ni benshi kandi banyanga urwango rw'inkazi. Yego, reka tugendane neza batakwandikira umuvuduko. Igendanye umuvuduko barakwandikira kandi usubira mu muhanda wagize gute wishuye. Haratubwiye ngo reba abanzi banje ni benshi, kandi ambike Bibiliya kubera ko nawe uyifite kugira ngo twivugire Imana neza. Haratubwiye ngo reba abanzi banje, ubwo kubwira nde Uwiteka cyangwa se Imana yawe. Iyo wiringiye avuze ngo nkunda bankunda, kandi abacakanye umwete no bazagira gute nibo bazambona. Uwiteka reba abanzi banje ni benshi kandi banyanga urwango rw'inkazi. Aleluya. Iri jambo rero buretse gakeya ndikumva ndi gufashwa mbere y'abantu ndi kubwira. Haleluya. Ntabwo byumvise. Amen. Reba abanzi banje ni benshi.
ese ku musozi utuyeho wagize abanzi benshi, mu nzira ugenda uhurana abanzi. Ntago ari abarozi gusa, abanzi ni deni ryaba umwanzi wawe, igisuzuguriro ni umwanzi wawe. Ibyo byose arabikusanya, atekereza uko yambaye ubusa, atekereza uko yaburaye, atekereza uko ari kuburana imanza zidashira, atekereza uko ari kuburana n'abarozi, atekereza ko nta buzima afite. Ibyo byose abikusanyije abwira Uwiteka ngo Mana Uwiteka, reba abanzi banjye ni benshi kandi banyanga urwango rw'inkazi. Imana itugirire neza. Ese nawe birashoboka kuri nk'uwo muntu wasenze iryo sengesho, cyangwa se kuri nk'uwo muntu watabaje Imana? Ntago ari umuntu uri kubwira runa, ubwo wowe udukurikiye, ntitaye igihugu urimo, ntitaye karitsiye urimo, ntitaye aho uhagaze muri iki gitondo, umva ijambo nkuzaniye riravuze ngo nubwo abanzi bawe babaye benshi, nubwo ibiguhiga bibaye byinshi, nubwo ibikurwanya bibaye byinshi, kandi bikaba bizanye ubukana, Uwiteka bireba uyu munsi mvugira ngo amen. Umwana w'umuntu yabireba ntagire icyo akora, umugabo yabireba ntagire icyo akora, mukeba wawe yabireba ntagire icyo akora, mabukwe wawe yabireba ntagire icyo akora, ariko haleluya haleluya, Imana y'amahoro ikurebere abanzi bakwanga muri iyi minsi, abakwanga urwango rw'inkazi. Imana ibarebe, nibarebe Imana igira icyo ikora mvugira ngo amen. Tuzi neza ko Imana iyo irebye ikintu hari n'ikindi rema, tuzi neza ko Imana imaze kubona ikintu yongera igatanga icyerekezo, twari twarabuze icyerekezo. Imana y'amahoro ibyo byari byigize karande, abo bari bigize inkazi ku buzima bwawe, ibyo byari byigize intambara itarangira, Imana ibirangize muri iki gitondo mvugira ngo amen. Dukomeze. Rinda umutima wanjye unkize, rinda umutima wanjye unkize. Nubwo abarozi bamagurukiye, nubwo abagambanyi bamagurukiye, bakaba banyanze urwanzi rw'inkazi, ndindira umutima. Haleluya. Harinda umutima wanjye nubwo wari ucogoye tasi eneva egadi, nubwo umutima wanjye wari ucitse intege, nubwo umutima wanjye wari unaniwe, nubwo umutima wanjye wari winangiye, rinda umutima wanjye maze unkize abantu banyanga urwango rw'inkazi. Nubwo abanzi banjye babaye ari benshi ndetse bakarenga kuba benshi, bakikusanya bakakwanga urwango rw'inkazi, Imana irinda umutima wawe gukiza uyu muri iki gitondo. Ukireba iki kiganiro Imana igukiza urwo rwanga, ukireba iki kiganiro Imana igukurire habo banzi, ahubwo ikurindira umutima nirangize gukize mvugira ngo amen. Dukomeze. Negukorwa n'isoni kuko nguhungiye, negukorwa n'isoni kuko nguhungiye. Imana ikurinda abo banzi, ikurindira umutima igukize, ikurinde gukorwa n'isoni mvugira ngo amen. Muri karitsiye utuyemo Imana ikurinde gukorwa n'isoni bitewe n'abanzi ufite, mu kazi ukora Imana ikurinde gukorwa n'isoni bitewe n'abanzi ufite, mu nzira ugenda Imana ikurinde gukorwa n'isoni kubera Sanibalati na Tobiya bari ku buzima bwawe, ikurindira umutima n'ubugingo ahubwo Imana igire gute? Igukize mvugira ngo amen. Dukomeze. Gukiranuka no gutungana binkize, gukiranuka no gutungana bigire gute? Binkize. Haleluya. Niyo mpamvu natangiza ijambo rivuga ngo kwihana no kwizera, gukiranuka no gutungana bigukize muri iki gitondo. Ese waba ukiranutse? Ese waba ukiri hahandi? Niba ukiri hahandi bwira Imana ikubabarire, niba ukiri mu byaha ubwira Imana ikweze, niba ukiri mu busambanyi tayasira zo gredo sase ubwira Imana ikweze, niba ukiri mu bujura ubwira Imana ikweze, kugira ngo gukiranuka bigire gute? Bigukize mvugira ngo amen. Iyo ukiranutse Imana irakwishimira, iyo uguwe neza mu mutima Imana iranezerwa. Nimba ukiri hahandi, niba ukirwanirira, niba ugitanga inzaratsi, niba ukiri mu bujura, niba ukiri mu mwijima, Imana igukize, Imana ikubabarire, kugira ngo gukiranuka kugire gute? Kugukize, kuko nibyo birakurinda abanzi bawe bakwanga urwanzi rw'inkazi. Wahuye n'abanzi benshi, mu kazi ukora uhura n'abanzi, mu nzira ugenda uhura n'abanzi, mu rugo iwawe ugira abanzi, ku musozi utuyeho urabagira. Haleluya haleluya. Ariko Imana y'amahoro igukiza abanzi bawe bakwanga urwango rukomeye cyane mu rwego rwo kukwica, cyangwa se bakwanga urwango rumeze nk'urw'inkazi mvugira ngo amen. Imana y'amahoro ikurengere kandi Imana y'amahoro igushigikire. Komeza hepfo gato twumva ko hatubwiye kuko ngutegereza, kuko ngutegereza mvugira ngo amen. Imana ikurindira umubiri ndetse n'ubugingo, gukiranuka kwawe kugukize kuko utegereje Imana. Ntagutegereje umugabo kari uzagukiza, ntagutegereje amafaranga kuko ari azagukurira habo banzi bawe, ntagutegereje umuturanyi kuko si uzagukurira habo banzi bawe, ntagutegereje amashuri wize kuko si yagukiza akagambane, ahubwo gukiranuka k'Uwiteka. Haleluya. Gukiranuka k'Uwiteka kugukize mvugira ngo amen. Haleluya. Gukiranuka ariko kugukiza muri iki gitondo ucumva iki kiganiro, ucumvira ijambo ry'Imana,
gukiranuka k'Uwiteka kugire gute kugukize mvugira ngo amen. Yego Mana cungura Abisirayeli, yego ubakure mu makuba yabo yose. Mana cungura Abisirayeli, Mana cungura abaturanyi, Mana cungura Abashuriyene, ubakure mu makuba yabo yose. Imana igucungure muri iki gitondo, uyu munsi gikurikira ikiganiro. Imana igucungure. Ntagara Abisirayeli bambere turi kubwira, Umuyisirayeli ni wowe ukurikiye Juliyene, Umuyisirayeli ni Juliyene wicaye imbere yabo. Imana iducungure kuko twahuye n'ibyago n'amakuba. Imana iducungure twakuye n'ibidukura mu mwanya. Imana iducungure twahuye n'ibikurwanya. Ariko imva ijambo Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo ije kugucungura. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Mana cungura Abisirayeli, ubukure mu gahinda n'amaganya. Mana cungura Abisirayeli, ubagaburire. Mana cungura Abisirayeli, ubahe kwambara. Mana cungura Abisirayeli, minerivare y'abana iboneke. Mana cungura Abisirayeli, tuve mu bukode. Mana cungura Abisirayeli, twishurirwa amadeni. Mana cungura Abisirayeli, duhabwe ijambo aho twari twaraburiye ijambo. Mana cungura Abisirayeli, wongera utanga agaciro. Mana cungura Abisirayeli, utanga abagabo utange n'abagore. Mana ucungura Abisirayeli, utanga urubyaro aho tumaze imyaka miremire, aho abantu bamaze imyaka myinshi barabuze urubyaro. Mana icungura Abisirayeli guha umwana. Imana iri gucungura Abisirayeli kubakira urugo. Imana icunguye Abisirayeli itanga amahoro mu rugo rwawe. Imana icunguye Abisirayeli guhinga weze mvugira ngo amen. Amen. Yego ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Amen. Mana cungura Abisirayeli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Amen. Amen. Haleluya. Imana icungura Abisirayeli, Imana iducungure, idukure mu makuba yacu yose duhura nayo no mu byago byacu byose. Byashoboka ko umaze igihe kirekire uri kubyara urapfusha, ariko Imana icunguye Abisirayeli yeguye kubyara uheke. Birashoboka ko umaze igihe kirekire uri kubyara abana bakaba mayibobo, kaba nta mwana n'umwe wakumvira. Imana icunguye Abisirayeli ibahe guca bugufi. Birashoboka Imana y'amahoro ko umaze igihe kirekire uri mu butayu bw'ikode. Imana icunguye Abisirayeli guha inzu yawe. Birashoboka ko uri mu kibazo cy'ideni runaka bikagera igihe cyo guterezwa cyamunara. Imana icunguye Abisirayeli ikoresha itegeko ikwishurire mvugira ngo amen. Mana cungura Abisirayeli, ubakure mu buretwa bamaze igihe kirekire barimo, bakure mu kagambane bamaze igihe kirekire barimo, ubakure mu nzara bamaranye igihe kire. Ariko sinzira ijambo niba uryumvise. Ndaryumva. Imana icunguye Abisirayeli guha agasura nako wari ufite. Imana icunguye Abisirayeli kurahima inkanya rikaguha agasura. Imana icunguye Abisirayeli guha kwambara rondona ukaberwa. Imana icunguye Abisirayeli abari baragutesheje agaciro baguha agaciro. Imana icunguye Abisirayeli ikugira umuntu kandi wari warasenyutse, ikongera ikakubaka, ukongera ukubakika ukaba amabuye mazima mvugira ngo amen. Mana nkiza abanzi banje nubwo banyanga urwanzi rw'iki rw'inkazi. Ese nta bantu ufite bakwanga? Ese nta nzangano z'inkazi ubona zirarangiza ubuzima bwawe? Ese Imana itugirire neza. Ese nta busambanyi bwakugize karande? Ese ukuroga ntibyakugize karande? Ese ubwibone ntibwakugize karande? Ese kugambana ntibyakugize? Ariko Imana itugirire neza. Imana iducungure, idukiza abo banzi bose tugendana na bigiye kirekire. Imana itubabarire kandi Imana iturengere, kandi Imana ikibara kutubabarira idukize inzangano zose mvugira ngo amen. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Imana igutabare wowe udukurikiye, wowe ukunda Juliyene, Imana igutabare. Wowe udukurikira kuyica Imana igutabare. Ariko bwa mbere ugiye kutureba Imana igutabare. Hagira abanzi Imana igutandukanya nabo mu bwigiye gucungura Abisirayeli nawe gucungure mvugira ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego reka tugande ku musozo ibiganiro byacu nakagaruka. Reka dusaba umukozi w'Imana atange nimero ya telefone kugira ngo wumva afashijwe azamuhamagare bafatanye gusenga. Nimero ya Juliyene ni 078 24 55 19 7. Isubiramo ni 078 24 55 19 7. Bifurije kugubwa neza. Nguhari nashivuga ngo ubwo Imana icungura Abayisirayeli ititaye ahantu uri, mbese mu Bayisirayeli nawuze kubonekamo, nawuze gucungurwa n'Imana. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi wakira igitondo cyiza.